Biratangaje cyane umuhanzi udaheruka kugaragara mu muziki nyarwanda, udaheruka kuvugwa mu muziki nyarwanda nta wundi ni Amag the Black. Amag the Black murabizi ko ni umwe mu bantu batangiranye na promotions ndavuga mu muziki z'abahanzi bakomeye hano mu gihugu, yaba bagenzi barimbana mu njyana hip hop ndetse n'abaririmba izindi njyana zitari hip hop, ariko bari mu gihe kimwe ba Bruce Melody. Murabizi umubano bagiranye abandi bantu bagiye batandukanye, biza kurangira Amag the Black agenjeje make agabanya umuvuduko cyangwa se umuriro yari afite mu bigendanye no kurapa cyangwa se n'umuziki muri rusange, ahubwo yinjira muri business cyane kurusha umuziki. Kugeza na n'ubu ngubu Amag the Black asohora indirimbo rimwe na rimwe, ariko akenshi abarizwa muri business zigiye zitandukanye zirimo gukora firigo ndetse no korora amwe mu matungo agiye atandukanye. Bivugwa ko ari business ze ku giti cye yiyinjiriyemo abona zifite umusaruro kurenza umuziki. Yanongeyeho ko kandi kuba umustar yaje gusanga bitaryoha, ndetse hari uburyo umuntu aba agomba kugaragara ariko bitandukanye no kuri nyirizina kw'imibereho y'uwo muntu. Avuga yuko ubustar bugaragaza umuntu nk'umuntu ubayeho neza, ariko hari igihe usanga atabayeho neza nyirizina. Ibi byose nibyo Amag the Black yatangaje nyuma yo kuba umuziki bigaragara ko atawufitemo imbaraga nk'ibisanzwe. Ibi ariko ntibyamubujije kuba yatangarije ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda harimo na Trend Nova TV. Twamenye yuko ari gukora kuri album yise Nyagasambu rirarema. Abantu batangiye kwibaza kuri rino zina hakiri kare. Iyi album izaba iriho indirimbo zigiye zitandukanye hamwe n'abandi bahanzi. Mu byo yatangaje yirinze kugaragaza bamwe mu bahanzi bazakorana kuri ino ndirimbo, yirinze no gutangaza igihe ino album novuga ngo kuri ino album yirinze no kugaragaza igihe ino album izasohokera, ariko yavuze yuko ari kuyikoraho ndetse atangaza n'izina ryayo Nyagasambu rirarema. Ese wowe utekereje Amag the Black ibyo yagiye avuga nyuma yo kugabanya umuvuduko cyangwa se umuriro yari afite mu muziki, nyuma yo kugaragara nk'aho ateye umugongo umuziki, akaba ari gukora kuri album yise Nyagasambu rirarema? Ubu butumwa ashaka gutanga wowe utekereza ko bugamije iki? Mbese uratekereza ko iyi album izaba iriho indirimbo zirimo ubuhe butumwa? Reka tubitega amaso. Yitwa Amag the Black, iyi ni Trend Nova TV, nitwa Kim, uri kumva amakuru y'imyidagaduro right now. Reka nkunyuriremo mu yandi makuru agezweho. Witwa Okkama yatangaje mu minsi yashize ubutumwa bukomeye. Aravuga ati abahanzi b'iki gihe ntago bari gusohora indirimbo z'umwimerere zirimo amagambo cyangwa se imyandikire itangaje nk'uko kera byari bimeze. Ubu ngubu abantu basigaye bandika ibintu byoroheje biri aho byo hejuru, bitarimo umwimerere w'umuziki nk'uko kera byahoze. Uwitwa Yemirey ni umwe mu bafitanye isano ya hafi n'umwe mu bahanzi hano mu Rwanda basanzwe bazwi mu njyana ya gakondo, nta wundi ni Ruti Joel. Uyu rero mu Yemirey akaba ari umwe mu bavandimwe mu nshuti ndetse no bafitanye isano ya hafi na Ruti Joel. Yahise yunga mu rya Okkama, aravuga ati kabisa Okkama ibintu uvuze nibyo ndabishyigikiye. Aba umuziki w'iki gihe ntago ukirimo umwimerere nk'uwa kera, ibintu bisigaye ari hejuru, ntabwo ucyumvamo umwimerere nk'umuziki wa kera. Ese koko wowe ubibona gute? Ibi ni bimwe mu biba byatangajwe na bimwe mu byamamare bya hano mu Rwanda. Hanyuma igitangazamakuru kimwe cya hano mu Rwanda cyongeye gusubiza amaso inyuma, kisanga ku itariki ya 27 hari mu kwezi kwa karindwi cyangwa se Nyakanga 2012 nibwo habayeho
akanama ngishwanama ni akanama kakabamo abakaganirirwamo ibintu bigiye bitandukanye ariko kagahuriramo abantu babarizwa mu njyana ya hip hop. Akanama kabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abantu bakomeye mu njyana ya hip hop bagenda bahagararira ibihugu byabo cyangwa se uduce tugiye dutandukanye, bakaza muri kano kanama ngishwanama aho hari byinshi baba baganiraho. Iyi ni inama yitwa Hip Hop and Physical Engagement, hakaba haba harimo abastari bakomeye cyane mu njyana ya hip hop. Ahangaha rero muri 2012 u Rwanda rwari rwahagarariwe n'uwitwa Riderman. Sino guhagarara u Rwanda gusa, ahubwo numwe mu babarizwa mu njyana ya hip hop 20 bari bitabiriye kano kanama kabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uno mwaka, aho rwose muri bano bantu 20 ari bamwe mu bantu babarizwa n'ubundi munsi y'ubutayu bwa Sahara bari bagiye. Ibaze munsi y'ubutayu bwa Sahara hatutse abantu 20 harimo umunyarwanda umwe ari we Riderman. Hanyuma reka tuve kwa Riderman. Reka tuve rero kuri n'umuvandimwe Riderman, kuko n'ubundi ahangaha abantu basoje bibaza niba aka kanya bibaye ngombwa yuko akanama kongera kubaho. Ese hakongera koherezwa Riderman? Ese atabaye Riderman nuhe mu rapper ubona ubarizwa mu njyana ya hip hop hano mu Rwanda wagirirwa icyizere w'inyangamugayo wakoherezwa kugira ngo nyine agiye guhagararira u Rwanda, byongeye kandi abe mu bahagarariye Afrika muri rusange? Nawe ushobora kubashakisha no mu Rwanda, ushobora kuba wamubona cyangwa se ukanamubura, bigendanye nuko ufata ababarizwa mu njyana hip hop hano mu Rwanda. Nicyo ino nkuru yari gamije. Hanyuma reka tuve kuri ino nkuru igendanye na hip hop and physical engagement, ahubwo tugane ku ndirimbo imaze imisi yamamazwa ko igiye gusohoka. Indirimbo Formiana murabizi ko yamaze gusohoka, hari hasohoka agace kamwe gatoya ko kugaragaza uburyo indirimbo izaba imeze. Indirimbo yahuriwemo n'abahanzi batatu bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, Kevin Kade, Chris Easy, ariko indirimbo mu by'ukuri ni ya Chris Easy, Kevin Kade ndetse na The Ben. Hanyuma rero ukuntu bimeze uno munsi kuri no tariki rwose ya 14 Gicurasi saa 6:30 nibwo indirimbo amashusho yayo yagiye hanze. Ikaba ari indirimbo ya amashusho ajya hanze, abantu bakaba igihumbi bose bari go streaminga cyangwa se bari kubikurikirana, ngo ko izi saha zageze bano bantu bategereje yuko isohoka ngo barebe ino video. Ni video nziza irimo n'amashusho meza. Nawe niba utarareba ino video Formiana isohotse uno munsi tariki ya 14, nyaruka uje kureba urebe rwose saa 6:30 yari igeze hanze neza. Video nziza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicuruza umuziki wayisangaho. Iyo ni inkuru iri updated. Hanyuma tuvuye mu Rwanda gatoya, uwitwa Lilwayne yajojotiwe n'umwe mu bakobwa n'umukunzi we, witwa Denise Bidote. Akaba ari umwe Denise n'umukobwa rwose n'umumama n'umukunzi wa Lilwayne, ariko yababajwe cyane n'uburyo ku munsi wahariwe abamama cyangwa se umunsi tuzi nka Mother's Day uheruka kuba, Lilwayne yamusohoye mu nzu ndetse anamutoteza cyane. Yavuze rero, yatangarije ibitangazamakuru bitandukanye yuko yababajwe n'uburyo ku munsi w'ababyeyi w'abamama yakabaye ateteshwa, aribwo yakorewe iki ihohoterwa agasohorwa mu nzu. Uwo munsi atazigera byibagirwa, ndetse yahise avuga yuko yafashe Lilwayne nk'abihemu ku buryo acunga cyangwa se ahitamo kuba ku munsi wa Mother's Day aribwo ahemukira umugore we cyangwa se umukunzi we babanaga mu nzu. Ndetse kandi yaboneyeho no kuvuga yuko Lilwayne yari amaze igihe anamuhohotera. Tunyarukiye kwa Zari Hassan. Zari Hassan ni umumama w'umunyatanzania w'umukire cyane w'umuherwe. Murabizi ko yakundanye na Diamond Platinum ndetse banabyarana abana
babiri ariko Zari Hassan ukuru bafite undi mukunzi babana ariko bimwe mu biri kuvugwa nuko abahungu be babiri yamaze gutanga gasopo kuba mama n'abakobwa bahora bamwandikira ngo bamusaba kubaho ngo bamuhuze cyase ababera umuhuza wabo ba mama n'abahungu be kuko ngo abahungu be nabira bamwe bahungu beza biyitaho yaboneye rero kubaha gasopo arababwira ati abahungu banje n'abahungu beza biyitaho atariko niyamye mpaye gasopo aba mama n'abakobwa bahora banyandikira bambwira ngo mbahuze niyo bashaka bazajye kubirebera ntabwo jewe ndi umuhuza abana banje n'abagore cyangwa se abakobwa nubwo butumwa Zari Hassan yatanze ni imyidagaduro mba nkubwiye ariko hari inkuru ntagenda nakubwiye sinzi ahantu nyibonye cicikana ni inkuru yo muri siporo ariko reka nyikubwireho kuko nubundi muri abantu banje sibyo nacyo nabima witwa Robertinho wabaye suspended cyangwa se wabaye hagaritswe amezi 2 muri Rayon Sport nkuko mwabitangarijwe nyamara ngo yamaze kugeza ikirego muri Ferwafa arega ikipe ya Rayon Sport ayishyuza ibihumbi 20 by'amadolari aya narenga miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda bihwanye n'amezi 4 agomba guhembwa ubundi akisubirira mu gihugu cya Brazil agatandukana n'ikipe ya Rayon Sport nyamara arezino ekipe yari yaratangaje yuko adateze atakigera arega ikipe ya Rayon Sport ko ari ikipe akunda ari ikipe ahoza ku mutima ariko byamaze kurenga aho ihaniro aho rwose yumva atakibashije kwihangana yajyanye Rayon Sport mu nkiko ibi birarangira bite bya Rayon Sport bimeze bite reka mbihorere niturize ndabashimiye Trend Nova TV kandi subscribe nyabona ubundi ujye uhora wumva amakuru meza nk'aya ngaya aryoshye ndagushimiye cyane.